Tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge rubukuye ku gihugu cy'Ububiligi. Nk'igihugu cyari kibonye ubwigenge, byari ngombwa ko kigira ibirango bigaragaza repubulika yigenga. Rwanda nziza ni indirimbo ibariza igihugu cy'u Rwanda, ikaba ikirango kigaragaza ubwigenge ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda. Buri munyarwanda agomba kuba azi kuririmba indirimbo ibariza igihugu cy'u Rwanda, Rwanda nziza, ndetse akanamenya n'ubutumwa bukubiyemo. Ntekereza ko nta munyarwanda utagira amatsiko yo kumenya amavu n'amavuko yayo. Ese indirimbo yanditswe nande? Ninde washyize ku manota y'umuziki? Ngiyi ngingo tugiye kuvugaho muri kino cyegeranyo. Nk'ibisanzwe, iyi ni Radio Icyizere. Njye nitwa Innocent Bimenyimana. Tariki 25 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1961 mu Rwanda habaye kamarampaka cyangwa se referendum mu ndimi z'amahanga. Iyo kamarampaka yagombaga kwanzura niba u Rwanda rugomba kuyoborwa n'umwami cyangwa se bihinduka rukayoborwa na repubulika. Repubulika yaje kwegukana amajwi menshi ihita ifata ubutegetsi. Bwari buyobowe na Gregoire Kayibanda nka minisitiri w'intebe. Ubwo ibaye repubulika ya mbere yari ibaye mu Rwanda nyuma y'ubwami. Repubulika ya kabiri yayobowe na Major General Juvenal Habyarimana kuri coup d'etat yaramaze gukorera Gregoire Kayibanda. Izi repubulika zombi zakoresheje indirimbo yubahiriza igihugu imwe, ni indirimbo yitwaga Rwanda rwacu. Muti Rwanda nziza yaje ite? Rwanda nziza yaje nyuma yuko ingabo za RPF zibohoye u Rwanda. Ni indirimbo yanditswe n'umugororwa wagororerwaga muri gereza ya Karubanda yitwa Faustin Murigo. Amajwi yayo yakozwe na Kapiteni Jean Bosco Hashakimana. Mbashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro bya Radio Icyizere, by'umwihariko kino kiganiro My Saturday. Njye nitwa Innocent Bimenyimana.